ikintu cya kiramani manze naji hanyina kiramani wabintu uri igeme byo gukanga abantu iramutse ntaga nizwe niba kwigisha abantu ngo ibiki n'ibiki kwigisha wewe babiri ukora bya byanyabyo ariko nyine kwigisha umuntu kubukubite bakobwa bari bagera bakerekana nyashi abantu reka tujye kuri Aisha wowe Aisha we yes aya ni amakuru mujya kugezwaho nanjye Joachim Ruhara. Yes aya ni amakuru tugiye kureba ku ngegera nyinshi cyane ariko nti nababwira ko ni nawe bakaro kantu mwakurinze ngo yita irya mukuru bro bayita irya mukuru bro uyikene hamagara 079 329 22 079 yes bro yimwe uzo kumererwa neza utekana utunganirwa yita irya mukuru bro kugira ngo dukomeze ibiganiro tugiye gukomeza mu biganiro byacu kari gucoce bwa ku mutima neza bagita irya mukuru bro rimwe reka dukomeze n'amakuru yacu reka tuba duteretse agacupa kacu ahangaha yes twikomereze n'amakuru yacu brother amakuru yacu tugiye kuyahera ku ngegera zina ahangaha ingegera zose tugiye kujya mu kuri YouTube no kuri TikTok tugiye kureba ingegera nyinshi genda mvuze ngo tugiye guhera ku byamare byo kuri TikTok no kuri YouTube ariko tugiye guhera ku ngegera yanira ngegera bayita ariko kamera kunyira bitaga ngarambe wanjye wakiri marimo ugenda kuri kakashu cyane bizakumarira iki tugegera yes umurongo wa kabiri kakashu ariko nibyo kakashu avuga abanyarwanda nka muzatuma tudakira umuntu urukugera ku muntu azamura izina sibingibi byatumije yago agoma bibaza nakito umuntu akora amafaranga neza YouTube akajya neza yago asore ndirimbo ahitese uwejo nimangiza mu babare muraka yes niba mpamvu abanyarwanda muzapfa mudakize nibyo kakajwe yatubwiye ejo bure ati abanyarwanda muri hirimbiri muzapfa mudakize ariko kubona gatera imbere ejo muri nateye imbere nza umushahura nyina nkoza amakazi tubyihora ariko dukomeze yes indi ngegera bayitega mpano y'Imana wanzigerawe mpano y'Imana wowe ubukugenda babesha abantu ngo tuburaga amafaranga ukagera menshi uri kugenda ukazana ibintu by'ibimana mukabesha umuntu ngurunguru kunyawe byabintu gufata gacupa ukagakana abaza gasohoka bandi ibintu wari kubesha abanyarwanda kakajwe nawe rero wanyigera wamuhirimbiri we utangiye kujura besha abantu icoco ko dukomeze mpano y'Imana wenda cyamuriho ibintu kugenda haza ibintu byo kubesha cyane wende kumwitaho yes kino cyo ningenze gatanu kandi ingegera we ni kakajwiyo tugiye kugira ariko ngurutse ko ugomba kumurya mukuru kabisa hamagara 079 yes kabisa dukomeze ingegera mpano y'Imana gahabwa amabyi mpano y'Imana wowe ukugera ukazana ibyo kubesha amakuru yanyu yose mbadafite mpano y'Imana yacoco mpano y'Imana nzagukorera ibyo bintu urugendo bashaka kutubura abanyarwanda kutubaye duhari yago ejo bundi mumushize mu byago akubura mu tipe bitaga inyogoye bano mustari inyogoye yola dukawoge inyogoye yes inyogoye bano mustari mu mwemera gatanu kandi akatwikomereze izingegera mpano y'Imana wowe nongeye kwigongeye gukurikiza kakajwe uwo wanye na yimbwa kubesha ngo gatanazi s'umusazi gatanazi s'umusazi kiri marimo gatanazi wiraje wanyu ngo gatanazi nesko kiri marimo kakajwe kakajwe no zgarazo ndi kumbesha ura muri ibintu ni ngarambe ariko reka tuje kuri kiramani wowe tiyo kujaho kabanze naza ni nkoni cya kiramani manze naji hanyina kiramani uri igeme byo gukanga abantu irambitse ntaga nizwe niba kwigisha abantu ngo kwigisha wewe babiri ukora bya byanyabyo ariko nyine kwigisha umuntu kubukubite bakobwa bari bagera bakerekana nyashi abantu reka tujye kuri Aisha wowe reka tumukomeze ukeneye kumenya amakuru Aisha kana subscribe like share comment ufungure inzogera duhure mu yindi video gatanu kandi ndacakomeje nyita Ruhara ndetse kuri YouTube channel yanjye nitwa Ruhara TV show kana subscribe cyangwa Uruhara TV ndabakunda gatanu kandi Imana ibarinde gatanu kandi